Hallelujah. Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Nongeye gushima Yesu wangiriye neza akanyemerera tukongera tukabana uyu munsi. Ndavuga ngo umwami arusheho kuba umugisha. Pastor Everest na Pastor Annette ndashaka kubashimira n'itorero ryose n'ubuyobozi muri rusange kubwo kungirira icyizere kugira ngo nze gusangira namwe iby'ubumana. Amen. Iminsi 40 ni ikintu cy'ingenzi cyane ubwoko bw'Imana duteranye dusenga. Hari ibintu byinshi mu gusenga. Iyo twasenze kenshi gusenga kuzima, Nehemiya yafashe umwanya wo gusenga arimo abazima imuha icyo gukora, imuha umutwaro. Ari igihe dushobora kuba tuza hano muri iyi nzu y'Imana turimo dusenga dufite ibyo dusengera, ibyifuzo bitandukanye mu miryango yacu, mu buzima bwacu, mu mihamagaro yacu, ejo hazaza hacu, aho abana bacu, n'umurimo Imana yaduhamagariye. Ariko buri gihe cyose iyo ufashe umwanya wo gusenga ni byiza kumenya neza yuko buri uko uhagaze imbere y'Imana usenga hari icyerekezo. Imana itaraba kugira icyo ikora, ibanza kuguha amabwiriza yuko ugiye kubyitwaramo. Iyi minsi 40 rero, kuko kenshi Imana igihe yashakaga gukura abana ba Isiraheli muri Egiputa, yavuganye na Mose imubwira nuko azabigenza. Agera no ku rwego rwaho abwirwa uburyo n'inzira azakoresha, uburyo azabikoramo, ibimenyetso azakorera imbere ya Farawo. Imana iranamubwira iti ndetse Farawo ntabwo azapfa akabarekura. Bene data, ibintu byatubase n'ibyo turwana nabyo ntabwo bipfa akarekura. Ushobora kutabyumva neza ariko uraza kubyumva. Ntabwo bipfa akarekura. Ariko iyo ukomeje gutitiriza ugakora ibyo Imana yakubwiye gukora, ndakubwiza ukuri, Satani yotswa igitutu mu buryo udashobora kumenya. Nasanze kubaho kw'Imana gufite imbaraga. Ejo bundi hari akantu katubayeho. Uriya musore wanjye tugendana, hari ahantu twari dufite battery y'imodoka, aragenda yegereza kano kagare. Ni muri iki cyumweru ngira ngo gishira, ayegereza ahantu hari acide yakoze akazi mu masegonda nk'ayo guhumbya. Dusanga hari damage ikomeye yabaye ku igare. None nari ndimo ntekereza uburyo twiyegereje Imana, uburyo hari imbaraga ziruti za acide zigira damage ikomeye mu bwami bwa Satani. Muri iki cyumweru rero nuko kwezi twaje hano iyi minsi 40 twaje gukusanya imbaraga ziri budushoboreshe kotsa igitutu wa mwanzi wacu. Hari imbaraga ziruti za acide twaje gukusanya. Ni nayo mpamvu iyo twahagaze neza umwanzi ntashobora guhagarara imbere yacu. Iki gihe rero mwagize ni igihe cyiza. Aya masengesho twebwe tuyakora mu kwezi kwa 4. Kwezi kwa 4 nibwo tuba duhagaze mu cyuho, namwe mukarinda izamu, ikirere mukagifata. Yesu nashimwe, kugira ngo habeho igikoreka. Mwabantu mwereka mbabwira, igihugu cyose kiyoborwa n'ikiyobora ikirere. Murimo muranyumva? Igifasha ikirere cy'igihugu nicyo gitanga amabwiriza y'ibikoreka hano hasi. Turumvikana neza? Uzarebe iyo wamaze gufata ikirere mu isi y'umwuka, n'amabwiriza yo mu rugo aroroha, n'ibintu byo mu rugo birakoreka. Hari ibintu bimwe wabonaga bisa n'ibyananiranye, ariko muri iki gihe rero ndagira ngo mbahe ijambo rivuga ngo twaje gufata ikirere kandi ibintu byananiranye birashoboka mu izina rya Yesu. Wowe nukuza tuve no kuri bwa buryo tujya tureba abasenga. Hari abantu bamwe baryoherwa no gusenga, akabona abandi barimo barase ariko uriya ko avuga cyane, uzi ko avuga n'amacandwa agataragurika, kandi wowe ufite nawe byakunaniraniyeho. Turumvikana neza? Uzi ko asenga, arasenga kanarira.
reka mbabwire, ni waba waje hano amaso yakure ku muntu wari we wese, urebe uwo mugabo kuko niwe dushaka, niwe ushobora kuzana impact ku buzima bwawe. Nk'abantu mwe turimo turakirana, ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntabwo dukirana n'abafite umubiri, oya, ntabwo dukirana n'umubiri n'amaraso, turakirana n'abatware, turakirana n'abafite ubushobozi, turakirana n'abami bafite ubushobozi bayoborera. Buriya abadayimoni bafite ranking, ntabwo naje kubigisha ranks z'abadayimoni hano uyu munsi, ariko iyo dusomye icyo cyanditswe kitwereka ko hari amaranka yabo, bakorera mu byiciro, ariko ubwo bushobozi bafite. Ijambo ry'Imana turakirana n'abatware, turakirana n'abafite ubushobozi bayoborera ahantu h'umwijima, ariko twahawe ubutware. Ijambo riravuga ngo dukomere tumurwanye dushikamye. Iyo twaje hano rero twaje turi seriye, kandi reka mbabwire, mwebwe mwirukana Satani mumubabarira, we nta kugirira imbabazi. Harimo n'abamwirukana bamwinginga, this is Satani wandetse wanyirekeye. Reka mbabwize ukuri, dukeneye guhagarara tukamenya ubutware twahawe. Muri iki cyumweru rero, ejo twatangiye ku isomo, ndimo ndasaba Imana ngo idufashe aya magambo kugira ngo tuyasobanukirwe. Dufite ibanga rikomeye kuba twarahamagawe n'Imana, dufite umugisha ukomeye cyane kuba turi abafatanyabikorwa n'Imana. Murimo muranyumva? Imana ntabwo ishobora gukora umurimo yonyine. Reka tujye muri iki cyanditswe, ngiye kusubira aha ngaha ho tugiye kuba twibanda cyane. Ndagira ngo ujye mu igitabo cy'Abefeso, Abefeso igice cya 2 umurongo wa 10. Abefeso 2 umurongo wa 10 havuze ngo iki? Abefeso 2 umurongo wa 10 haravuga ngo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Haleluya. Ijambo riratubwira hano ngo kuko turabo yaremye. Ninde waturemye? Ko mutansubiza mwuka byarama, mumbabarire dukorane. Ubu rero kubera ko ariko pasa nawe urabyumva, ni umunsi wa kabiri, ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Umunsi wa kabiri uraremera kuko nibwo dutangiye, tuba twaramenyereye gupakira. Noneho rero iyo twatangiye guha gahunda umubiri, hari ubwo utangira kwanga. Ndagira ngo rero mu makaraga umva bavuga ngo amen, mufungure n'amasura ntimuntera ubwoba. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ufungure isura wumve. Bibiliya iranatubwira iyo twaba twiyirije, iratubwira ngo ntitukamerayo n'abanditse, ngo iyo bagiye kwiyiriza bo ngo bakora iki? Bisiga ivu nangwa ntibisiga utuvuta bagasa nabi kugira ngo abantu bose babarebe babashime. Twebwe ntabwo ariko duteye. Amen. Tuza rimwe agakiza ko hambere kari agakiza niyo wiyirizaga. Imyaka y'abapasta hari Bibiliya mbe abantu bari barafashe rya jambo rivuga ko ari ibanga. Waraniyiriza gukamara iminsi 3 nabo mubana mu nzu batazi ko wiyirije, kandi wiyirije. Ariko muri iyi minsi abantu kugira ngo bagaragaze ko ari abanyamwuka cyane, agenda areba gutyo. Haleluya. Se mwene data biko turi mu mwuka. Turi mu mwuka. Bimeze bite? Turi mu minsi 40. Inamvu reba nda. Ho. Reka bene data, iryo ni iterabwoba. Ni byiza, turabiza umubiri ucika intege, ariko ndimo ndabasaba kugira ngo mwogeremo akabaraga. Nta nubwo mwanciye intege rwose, mufite imbaraga, murimo murabikora neza, kandi Imana niyo kwizerwa. Amen. Ndagira ngo nisubira muri nkubaza akantu ukansubiremo tugendere hamwe. Amen. Ijambo riratubwiye ngo kuko turaba yaremye. Ninde wakuremye? Turaba yaremye. Nta nubwo yaturemye iturema nka dekorasiyo gusa, yaraturemye ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Turaba gukora imirimo myiza hano rero. Muri iyo mirimo myiza imwe tugomba gukora ni ukubaka n'inzu y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Turemye
ituremera imirimo myiza. Imana itaraba kurema yabanje kukuremera ibyo uzakora, icyo uzaba cyo, ibyo uzasoza. Ijambo ry'Imana rimbwira neza, Imana imaze kurema Adamu na Eva, ikintu cya mbere yabwiye Adamu ngo ni ugutwara. Icyatumye turemwa mu ishusho y'Imana ni ukugira ngo dutware ibyo yaremye byose. Ni ukuvuga ngo ubwo butware tubishyire muri gahunda. Ijambo rivuga gutwara, tururu, ni ukuvuga tugavane, ni ugushyira muri gahunda, ni ugutanga umurongo, ni ugutanga igishushanyo mbonera, ni ugutanga icyerekezo. Turi hano rero duhagaze nk'intumwa z'Imana, duhagaze nk'abambasaderi b'ijuru, duhagaze nk'abagore n'abagabo bagomba guhagarara hano kuri iyi si, tukagira imirimo dukora tutarava hano kuri iyi si. Hari ibyo ugomba gukora. Muve kuri bya bindi tugenda tukabeshya ku bituro by'abantu. Rimwe na rimwe hari nubwo, buriya rero twebwe abashumba mwaradufasha, buri muntu wese ugomba kumuvugaho neza. Bene data, itorero ricitse umugongo kandi ntibamubonaga no mu materaniro. Reka mbabwize ukuri, tubuze inkingi ya mwamba. Inkingi ya mwamba yatezaga akavuyo, bavuga kubaka karakara. Hari abantu bamwe bavuga, harimo n'abantu bamwe kubera ko baza aya masengesho afite aho ahuriye n'uyu murimo, bamwe batazanayazamo kugira ngo badoginga gahunda yo gutanga no gushyigikira umurimo. Ijambo riratubwiye turabo yaremye. Ninde waturemye? Ni Kristo Yesu. Aturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Imana yayiremye kera. Ibyo uzakora, reka mbabwire, buri kintu cyose Imana itaraba kugira icyo ikora ibanza kukigaragaza. Turumvikana neza? Imana, reka mbabwize ukuri, Yesu ataravuka, hari abahanuzi iyo ushingiye no ku nzoka ya Mose, imyaka yaciye hari ibihumbi byinshi kugera igihe Yesu yavukaga. Umunsi bamanikaga ya nzoka mu butayu, iyo nzoka yari ifite amakuru, ya yindi Abayisiraheli barebagaho, batewe na mugiga, bayirebaho batya bagahita uwari urwaye agahita akira. Byari bihagarariye kubambwa kwa Yesu ku musaraba. N'uburyo Yesu abantu nibamuhindukirira bakareba wa musaraba, uburyo bazakizwa ibyaha byabo, uburyo bazababarirwa, uburyo bazahindurirwa amateka, biva kuri urwo rwego. Umuhanuzi Yesaya arahanura, haca imyaka 700 yose ibyo yavuze bitarasohora. Nyuma y'imyaka 700 Yesu aravuka. Ni Imana itangaza itangiriro ku iherezo. Turi hamwe? Ni Imana. Buri mwubatsi wese, iyi nyubako itarahagarara, hari ikintu cyabanje kubaho, ni igishushanyo mbonera. Igishushanyo mbonera buri mwubatsi wese nicyo akurikiza. Twebwe rero twaje hano ari abantu bagomba gukurikiza cya gishushanyo mbonera, kwinjira muri wa mugambi. Hari uburyo Imana, iyi nyubako igiye kuza bataraba gutangira kuyubaka, igiye kubakwa hano, umva bavuga ngo amen, ariko mwatangiye kuyikurura ko giye wese ntari umusangwa natangiye kubikurura mwoka byara. Umva bavuga ngo amen, ariko wumve bavuga ngo amena. Mufite amashusho, mukeneye kugira ayo mashusho, ayo mashusho yo kubona uyu murimo. Reka mbabwize ukuri, Imana itaraba kugira icyo ikora irabanza ikakerekana. Irabanza ikakerekana. Ahantu ibanza kucyerekanira ni mu bishushanyo, ni ishusho yo mu mutima. Mwibuke kiriya cyanditswe tugisoma duhuruduka twirukanka, ariko kiriya cyanditswe kivuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni byiza ntabwo ari ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Imana itaraba kugira icyo ikora ibanza kukirema mu mutima wawe. Nicyo mwene data yari arimo atubwira. Imana itaraba kugira icyo ikora, kubaka nk'uko barimo babitubwira, bihera mu mutima. Umutima iyo umaze kwakira n'ibindi byose birakira, na konti irabyakira. Amena. Ijambo riratubwiye turabo yaremye imirimo, ituremera imirimo myiza muri Kristo kera, ntabwo ari uyu munsi. Narabaho ibyo nzasoza Imana yari yarabiteguye. Bavuga ngo amen. Wakwigunuza, wabyumva, wabyanga,
wakwanga kubihagararamo. Ijambo riratubwiye ngo iyaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, Imana yiteguriye kera twebwe tutarabaho. Ibyo tuzakora byari bihari. Nyirango nigeze kubabwira hano, abantu benshi bafite ubushobozi muri bo ariko ntibazi ko babufite. Abantu benshi Imana rega ntabwo igusaba ibyo udafite, igusaba ibyo ufite. Ihera ku cyo ufite, ntabwo ihera ku cyo udafite. Iyo duhagurutse turimo tuvuga aya magambo, hari ibintu byinshi nkurura mu myaka yanjye yo hambere. Imana impamagara mu murimo, Imana impamagara gutangira kuyikorera, narebaga ko muri jewe nta kantu na kamwe karimo. Nabonaga ko nta bushobozi. Nabanje muribuka bari hano narababwiye, nabanje no kumara imyaka myinshi nyibwira Mana, niba ushaka ko ngukorera, nkorera ibitangaza amaguruke ngende. Ni wakora ibitangaza ngahaguruka nkagenda. Aho uzantuma hose nzajyayo. Hari abantu hano barimo bavuga, Mana nunkorera igitangaza ukampa amafaranga, nkabona amafaranga, nanjye nkabo yabona menshi, nanjye nibwo ahaguruka nkagukorera. Imana ntabwo ikora gutyo. Imana nikora gutyo. Dureba abagabo ba Mose, itarabaha amafaranga, itarabaha ikindi, yabanje kubaha icyo bari bafite. Yahereye ku nkoni Mose yari afite, ihera ku tubuye n'umuhumetso Dawidi yari afite, ihera ku bintu bitandukanye. Icyo ufite ni cy'Imana ikoresha kuzana itandukaniro. Icyo ukora rero, zana icyo ufite, Imana izana ibyo udafite. Iyo mirimo uzayikora. Abantu biteguye gukorera Imana muri iki gihe. Bene data, dufite amahirwe yo gukorera Imana, dufite amahirwe yo kuba igice mu by'Imana irimo ikora. Imana iri mu gihe cyo gushaka abafatanyabikorwa. Uri umufatanyabikorwa kubera iki? Turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza, irashaka gukorana natwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo dusenga rya sengesho Yesu yatwigisha rivuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa hehe mu ijuru. Uzi impamvu ubwami buza? Hari ambassador hano uhagarariye bwa bwami. Icyanditswe kiratubwira ngo turi ba ambassadors. Mu Bakorino niko kitubwira, turi ba ambassadors of Christ. Aba ambassadors rero, ambassadors ntabwo akora ibyo ashatse, akora ibyo leta ye imubwira gukora. Ntabwo ashobora gukora ikinyuranye. Ikibazo gihari, twebwe abahagarariye ijuru hano, ese turihagarariye neza? Ndashaka kubinginga mu izina rya Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Iyo mirimo ugenderamo uyu munsi ni iyihe? Mbariza mugenzi wawe uti ni iyihe? Uwakubaza uyu munsi, mumbarize ntacyo gutwara, umubwire uti barantumye, ubwo uraza kwirwariza nusohoka. Amen, amen. Yesu yibereyemo iki? Iri torero ribereyemo iki? Imirimo Imana yaguhamagaye urimo ukora hano ni iyihe? Imana irashaka gukorana nawe, ariko uriteguye gukorana nayo? Ni igihe turimo cyo guhagarara no gushikama tugakomera. Imana irashaka abantu bazi icyo gukora, irashaka abafatanyabikorwa, irashaka abantu ikorana nayo nabo. Imana irashaka umufatanyabikorwa wakora kugira ngo isoze umugambi w'ibyo ifite hano kuri iyi si. Hano hari umugambi ifite. Ntabwo turi bakima, ntabwo turi abantu baje gusa. Twaje kubw'umugambi ukomeye, twaje gusohoza umurimo ukomeye, twaje nubwo abantu batabiturebamo, ijuru rirabiturebamo. Nubwo abantu bareba ko ntacyo ushoboye, ijuru rigifirira kureba ko ufite icyo wakora. Ababembe 10 nta kintu bari bafite, ariko hari ikintu bakoze. Bihuje baravuga bati turagwa hano, turapfira hano, turazira inzara. Kubera iki? Twateye intambwe tukagira icyo dukora. Barahaguruka baravuga bati mureke tugende, nitwapfa dukora iki? Dupfi, ariko tugira icyo dukora. Inzara igiye kutwicira hano. Baguruka bajya mu rusisira nangwa se bajya muri kampu y'Abasiriya. Ijambo ry'Imana riratwereka icyabaye. Iyi Mana mwuka byaramwirakomeye.
abanyantege nkeya iyo bisunze Imana bagahagarara bakaba mu bumwe. Reka mbabwize ukuri, inyubako itigeze itekerezwa kuri uyu musozi birashoboka ko yagaragara. Abwo urabyumva, uraza kubyumva. Haleluya. Dukeneye kwicara, ariko reka mbabwire basi noneho reka tuvuge gutya, mujya mugiraho agashari, mugiye kumbwira watoka satani mu izina rya Yesu, ariko abantu benshi amashari barayafite. Buriya nuzabona uwambaye neza ukumva harimo akantu muri wowe uvuga uti ndagafite. Ni wabona umuntu yateye imbere ukumva harimo akantu kakangoro. Ariko reka mbabwire hariho ishari ryiza ritari ribi, ishari ryo kumva ati ni gute natwe twebwe kuki tutagera hano. Hari ishyaka, hari n'ishyari. Ukabona umuntu akumva arasa naho ntabwo ari ukuvuga ngo aguteye ishyari kumva nabi, ariko ukumva afite uburyo agucarenginze, ukumva araguhinyuje, ukavuga twebwe kuki tutakora gutyo, twebwe kuki tutatera intambwe. Imana y'abandi ntabwo ariyo mana yacu. Imana y'abandi, Imana ijya kubwira Mose yaramubwiye Yosuwa, iramubwira iti Yosuwa, uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, ariko haguruka ushika mukomere, kuko ni wowe uzatuma aba bantu baraga gakondo yabo. Amagambo no kuvuga ngo iyo twamaze guhagarara tugahagarara mu mwanya wacu, hari icyo Imana ikora. Imana irashaka abantu bafatanya nayo kugira ngo tugire icyo dukora. Hari abantu benshi batarakizwa, tugomba gutegura. Worship team mutagira ngo ni mwebwe muri hano mwenyine, hari abaririmbyi bakiri hariya hanze, bakiri mu nzoga, barimo baranywa, abandi barimo barahamagara kiriya ngwino hano, ariko twebwe turabareba. Abo baririmbyi rero tugomba kubategurira, ntibarakizwa, bari mu kabari, barimo baranywa, barimo barasambana, barimo barigurisha, barimo barateka umutwe, barimo barabesha, barimo barakora ibintu bitandukanye, ariko mu minsi iza haraza kuba ikintu kidasanzwe. Haleluya, haleluya. Ayo maso dukeneye mwabasenzi mwe. Imana irashaka ejo wenda, Imana irashaka ko ahantu hangana nk'aho hariho abantu abinginzi b'iri torero bazaba bingingira nk'ahantu nk'icyumba nk'iki ngiki, kugira ngo rero iyo shusho yaguke tugomba gutangira kubikurura tugatera n'intambwe. Umve bavuga ngo amen. Ariko amen. Hari umugabo umwe watangiye kutubwira, nari nyiri mu gihugu cyo hakurya cya Uganda, atubwira itorero agiye kubaka. Atubwiye itorero ry'abantu 10,000 n'abantu 500. Ukumva ni ibintu biteye ubwoba, ukumva bitanabaho. Akavuga ati igihe kizagera dufite korali y'abantu 1,000, ukicara worship team, ukicara ukavuga ati ibi bizava he? Ariko reka mbabwire, buri Imana ni Imana itangaje. Iyo uyifashe nk'icira inkonda, izi wawe imeze nayo nk'icira inkonda. Uko uyifata, uko uyemera ntabwo ari kiri, ariko mu bitekerezo byawe icyo urema. Imana itandukanye. Buri kintu cyose wizera, buri kintu cyose uhagarara ukagikora birashoboka. Hari abantu bicaye barimo bavuga ngo jewe icyama amafaranga nyabonye menshi. Iri torero nubwo bambwira kuryubaka genyine, oya zanayo ufite basi, witubwira ayo udafite, zanayo ufite, zanayo ufite tugira icyo dukora. Pasa nari ndimo nicara maze iminsi, ndimo mumaze kumbwira, ndimo ndatekereza utuntu twinshi, ndimo ndasenga Imana, impamvu ki watumye iri jambo nza kuribwiriza iki cyumweru. Dukeneye no kubaza Imana, urashaka ko dukora iki? Ni iyihe strategy twakoresha? Njye nahoze nicaye hano, ejo nasubiye mu rugo naricaye ndatekereza, Mana dukora iki? Duha ubwenge bw'uburyo twabikora. Nahoze nicara pasa, nicaye mbona tubonye abantu 150, buri muntu atanga miliyoni. Iki kibazo cy'iki kibanza cyarangira byonyine. Umva bavuga ngo amen. 150 ingahe? Akabazo kagakemuka. Ese iri torero ribuza abantu bafite uwo mutwaro, wagira icyo ukora? Haleluya, haleluya. Muri bo muranyumva?
nahoze nicara nekereza ndakurura noneho mva kuri 50 mva ku 150 ndibaza iri torero tubonye abantu 300 bonyine bitanga ibihumbi 500 iki kibanza twaba twakibonye. Ndimo ndatekereza kugira ngo utekereze kategori twakora iki iyo mirimo myiza Imana yaturemeye ni iyi. Narindimo nibaza tubonye abantu ari ibintu byose byoroshye tugenda tubonye abantu 500 bitanga ibihumbi 300 abantu 500 aka kabazo kava imbere yacu. Muraho mwarakaye ndimo ndabaha ibingibi byose kugira ngo urebe wowe uragwa he uri muki Mana natwe Yesu ashimwe. Tubonye abantu 1,500 batanga ibihumbi 100 iki kibazo cyakemuka. Umva bavuga ngo amen. Hari abantu barimo baneza amatwi, hari abantu bafite kwizera kwiba ibintu bishoboka. Reka mbabwize ukuri twanicaye no mu cyumweru kimwe aka kabazo twagakemura. Muraho ayayayaya pastor ariko Mana yanjye cyakubwira ibiri wanje mukozi w'Imana hari umuriro uraka. Yesu ashimwe. Yesu akorera mu muriro waka. Akorera mu muriro waka. Ndagira ngo saba abantu batangire gusenga ibyo byiciro dutangire tubitekerezeho, habe abantu bazamura kwizera. Ese ko dushobora no kubona batanga miliyoni 10 kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare. Aha murashaka kunshorotora mwebwe mumvugisha ibyo ntashakaga kuvuga. Muhaguruke tugire icyo dukora. Mu mutima wanje mfite agahinda kavuga ngo Mana iki gihugu urakiduha. Bamwe muri twebwe ntabwo twari tuzi ko tuzakicaramo, bamwe muri twebwe ntabwo twari tuzi ko tuzakiboneramo umugisha. Ariko dukoze iki? Ijambo riratubwira ngo nimwagera muri gihugu mukarya mugahaga mutazibagirwa. Mumbabarira mvuga iri jambo, Abanyarwanda niba hari abantu bahuse kwibagirwa Imana turimo. Hari igihe ngihega amatwi nkumva abantu bamwe barimo bakritika Imana, watekereza ahantu Imana imukuye ukavuga uti uyu muntu azi Imana icyo ari cyo. Mw'abantu aho ugeze n'Imana ihakugejeje. Icyo uri cyo n'Imana ikiguhinduye cyo. Iri jambo riratubwiye, ndagira ngo tujye muri cya cyanditswe cyacu mukozi w'Imana. Ndagira ngo wihute uhere ku murongo wa 7 n'uwa 8. Nangwa hera ku wa 6 kuko twagarukiye ku wa 5 ejo. Havuze nguki? Hera ku wa 6. Murongo wa 6 aravuga ngo mwabibye byinshi musarura bike. Murarya ariko ntimuhaga. Muranywa ariko ntimushira inyota. Murambara ariko ntimushira imbeho. Kandi nukorera ibihembo abibika mu ruhago rutobotse. Aya magambo wenda banzo uhagarare haho gatoya. Ijambo ririmo riratwereka iyo twahujije intego y'ibyo twahamagariwe gukora, tugakora ikinyuranyo cy'ibyo twahamagariwe n'ibyo twaremewe, ya mirimo myinshi iyo twagiye hanze yayo. Umva kuri ya nzu y'Imana, abangaba ni babandi bagombaga kugira uruhare mu kubaka inzu y'Imana, barangije barabyirengagiza, baravuga ngo ntabwo ari cyo gihe. Arangije atangiye kubabwira ati nimwibuke, murarya ariko ntimuhaga, murambara ariko ntimuberwa. Reka mbabwize ukuri, hari ibintu byaje bya materialism. Ni nayo mpamvu murimo abakristo b'iyi minsi barimo barashaka ko n'abavuga butumwa duhindura imvugo. Viza ngiyi iraje, haleluya, yicacire ko mudacaciye. Haleluya,
umugabo ngo waraje, amen amen, ngibyo biraje. Twabaye abantu bameze batyo. Reka mbabwize ukuri, biratandukanye. Imana itanga umugisha, ariko hari icyo bidusaba gukora. Umugisha ufite ihame. Ese ubundi viza barayiguha ugiye gukora iki? Ugiye kwigurisha, ugiye gukora iki? Basa, nageze hariya byahinduka. Dufite ariko mwebwe abantu bamwe bumva ibintu byo hanze, bakumva barimo bariruka, bagashaka kwiruka. Okay, reka mbabwize ukuri, hanze hari amahirwe, ariko hari n'abayaburiyeyo. Uyu munsi wa none, muri uku kwezi gushize, uku turi mu kwa kangahe? Ukwezi gushize narindi muri Amerika. Niba hari ikintu kigoye Amerika muri uyu minsi, abantu bari ku mihanda, uragenda mu bice bimwe byiza bisukuye, hari udutenti tw'abantu birirwa ku mihanda basabiriza. Minsi yashize nanjye naravuze ntariko Mana, nanjye reka nk'aho abanyamerika nanjye ugirire neza. Ukareba ukumva agahinda karakwishe. Birashoboka ko wavayo ukagenda nawe ukaryama muri iyo tenti. Nta Imana itaguhera umugisha. Nta Imana itaguhera umugisha. Ibi bintu by'abantu barimo badusaba no gufekinga, abantu bashatse na biza bahindutse impunzi, turi impunzi. Abanyarwanda twabaye dute? Gaho ni mupepereho gatoya. Ubu abari hano barimo bashaka za viza z'impunzi hano, mushobora kuba muri benshi. Urahunga iki wowe? Ninde ugushaka aragushaka hiki? Baraguhiga hiki atansi. Muraho mwahunze Satani ko ari bubarya isata burenge, kuko nahari hakurya arahari. Nahari arahari. Urira indege ukurirana nawe akuri inyuma, yicayaranye nawe. When he is panting you, oh pore, uragiye kiriya, turi kumwe. Murasohoka mugasohokana. Aho winjiye nawe bakakukaribisha nawe yinjira. Bene data, dukeneye gukanguka. Ijambo ratubwiye murarya ntimuhage, murambara ntimuberwe, ndetse n'ibyo mukora imifuka yarapfumutse. Bene data, hari igihe tugira inyatse nitumenye aho bituruka. Dufite abarokore batarabizerwa. Umurokore Imana iramuha akaza akarira, Mana ntabara umakazi. Ariko abarokore bamwe nibo bantu bamwe batarabizerwa no mu cyacumi. Muri iyi iminsi ya Covid n'ahandi, nahoze numva abantu bamwe, umuntu agahagarara akajya kuri radio, nangwa kuri za YouTube n'ahandi, ari umurokore. Umva abashumba baraturambiye, baradutetsa umutwe cyane, nanjye ndi umurokore, nanjye ndakijijwe cyane. Ntabwo ukijijwe cyane, ukijijwe n'abahu. Bene data, tumenye umugisha uburyo ukorerwa. Bamwe naho twari turi, Imana irimo irashaka kuzamura. Imana irimo irashaka kuguha umugisha ufatika. Imana irimo irashaka kuzamura itorero. Imana irimo irashaka kuzamura abantu bafite umutwaro. Ugiye gukora ivugabutumwa rigiye guhindura amahanga. Abantu bafite umutwaro wo kubona yuko abantu binjira mu bwami bw'Imana. Abantu nta bundi buryo, ni ukuvuga ngo ni abantu biteguye gufata ibyabo, gufata ubuzima bwabo, gufata ubutunzi bwabo, bakabushora mu bwami bw'Imana. Reka ngire ijambo mbabwira, aya mafaranga dufite, iyo tutayafite icyo tuyakoresheje mu bwami bw'Imana, asigara hano ku isi. Ariko imirimo dukoze mu bwami tuzayisangayo nitwaba tuvuye hano. Mu minsi yashize Imana yaraduhinyuje, jye na madamu. Nanditse igitabo cyanjye, ndacyandika ari igitabo cyiza, ni igitabo kimwe abantu bagikirijwemo, abantu bavuye ku mihamagaro, abantu bashobora kureba kuri internet, ukajya kuri internet ukareba kuri Amazon, ugashaka icyo gitabo cya Unlimited Conquering on My Knees, ukareba comment zikiriho, abantu bamwe barimo bakivugaho amagambo. Ariko twamaze kucyandika gutya, nyigifata gutya, mfite umunezero mwinshi. Oh Mana ushimwe, iki gitabo cyane mbona ubukene nabuteye ishoti.
umva bavuga ngo amen. Wari bwumve nawe wicaye wishimye wanezerewe uvuga uti nanjye uyu munsi Mana mbonye icyo ukora. Gatabura kagura amadolari 15. Iyo naje hano tugatangira ku bihumbi 10 ariko hariya hanze ni 15 kandi abantu barakagura biruka. Umunsi umwe abantu mu materaniro y'iteraniro rimwe abantu bagera kuri 480 baguze igitabo. Nanjye ngira ubwoba. Amateraniro ya kabiri ngiye kuyajyamo mbura ibitabo ntanga. Niki kwereka ko ariko buri Imana izi kureba imitima yacu. Ngo mare kugafatanya nagiye kumva numva ijwi riranyongoreye rirambwira ngo iki gitabo ntabwo ari we wacyanditse, ni jye wacyanditse. Imirimo iri muri iki gitabo ntabwo ari imirimo yawe, ni imirimo nakoze mu buzima bwawe. Ngusabye iki gitabo nk'umuganura w'ibyo nakoze mu buzima bwawe, kugira ngo ugishyire ku nzu yanjye. Mana we, ndicara ndavuga Mana ntabwo byoroshye, mfite abana, mfite urubyaro, ndimo ndareba kure, ariko reka nkubwira Imana iragidusaba. Ngeze mu rugo nanga kubwira madamu, ndavuga nti nimba imubwirira kuri telefone birumvikana nabi, reka ninzagaruka ngeze mu rugo nzicarana na madamu muganirize mubwire, nimara kumubwira muganirize neza. Nagombye kubona ari muri mudu nziza, nyagera mbanza kumuganiriza namubwira rero Imana yagize neza, yadushoboresheje, kopi y'igitabo ndayimwereka, Imana yakoze umurimo. Ariko Imana yambwiye ngo iki gitabo tugitange nk'umuganura, cyubake inzu y'Imana kugeza igihe iyi nzu izarangirira. Nyuma yo kurangiza iyi nzu nibwo tuzabona icyo gitabo. Madamu nagiye kumva numva arahumetse ngo ariko hane ntibyoroshye. Ntibyoroshye ariko Imana ibyo dusaba, kuko hari imyaka bimwe tutatekerezaga ngo umuntu yabikora. Icyo gitabo arangije arambwira ati ariko reka tubikore. Hari igihe nkunda kubabwira, mwabasore mwe musaba Imana ibaha abagore beza, namwe mwabagabo mwe mwabasore mwe mwabakobwa mwe musaba Imana ibahe abagabo bafite amaso n'imitekerereze n'amatwi n'ibyiyumviro by'ubumana. Kuko iyo utamubonye uzi ko ashobora gushora mu nzoga ntashore mu bwami bw'Imana, uzi ko ashobora gushora muri fete ntashore mu nzu y'Imana, uzi ko ashobora gushora mu birori by'abandi mu bintu bidafite n'umumaro, ijuru ridafite aho rishobora no kumwibukira, ugasanga niho hari imbaraga, ugasanga ibintu bimwe bidafite ngo kanaka, ugasanga nibyo twirirwa twirukamo. Ariko wareba ibikoreka mu nzu y'Imana, Bibiliya iratubwira ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima wuba. Ikizakwereka umutima wawe aho uri ni hehe ushora amafaranga menshi. Niba ari ibyo kurya ariho ushora amafaranga menshi, menya ko inda ariyo yagutwaye. Niba ari mu myenda, noneho turangije turahagarara. Reka mabwize ukuri, icyo gitabo kuva tugisohotse muri 2005 kugera uyu munsi 2022, ejo bundi twarimo tubara dusanga kimaze gukusanya amafaranga agiye kuri iriya nyubako miliyoni 75. Ibihumbi 75 by'amadolari. Ni ukuvuga ngo yakabaye agaruka mu mufuka wacu, yakabaye azakagira icyo akora. Ariko ku giti cyanjye numva ari nta gihombo, kuko iyo Mana niyo yantoraguye inkuraho nashoboraga kuba ndi. Yesu nashimwe. Imana irareba. Mureke tugire icyo dukora. Hari ibintu bimwe twibitseho, ariko bamwe na bamwe ari ibintu bigenda bikatubaho kubera ko twanze kumvira Imana. Nigeze kuza hano mbaho ubuhamya. Umunsi umwe Imana yambwiye gutanga ikintu, nanga kugitanga.
imbwira gutanga ikositime, niyo nari mfite mbahaye urugero, ni akantu koroheje. Yesu nashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ikositime ngo njye kuyitanga, mbona niyo mfite yonyine, niyo najyaga njyana mwivuga butumwa. Burabona agiye hose mwivuga butumwa, ndicara ndavuga rero Mana, ntabwo natanga iyi kositime mu mutima wanjye, ntabwo ndi buyitanga, Umwuka Wera azikongorera. Ndangije icyo nakoze, utagira ngo ni mwebwe mu Rwanda n'ijwi ry'Imana mwenyine. Ndangije icyo nakoze si ikindi, naragiye mfata undi mwenda, hari ipantaro n'ishati nabyo nakundaga, byari yegera by'iryo kositimu na karuvati yaho. Ndangije ndavuga nti reka rero mfata iyo shati n'iyo pantaro n'iyo karuvati mbitanga. Ndabitanze. Ngo mare kubitanga, ijwi rirambwira ikositime. Ndangije ndakomeza ndavuga, ndahanyanyaza ndavuga nti rero Mana, ngiye gutanga ikindi. Ndongera mfata indi peya y'ipantaro n'ishati, nabyo ndabitanga. Mare kubitanga numva Imana nayo rwose nayumvi. Harimo abantu bamwe tugaragaza abantu bakatubona tuzamura ibiganza, bakagira ngo twumviye Imana, naho turi ibigande tipiko. Ntanga peya ya kabiri, ngo mare kuyitanga, ijwi rirambwira ngo ikositime. Bene data, nabuze amahoro. Ngera ku rwego rwo gutanga ikositime, ntanze peya 3 kandi nagombaga gutanga peya 1 kubera kuba ikigande. Ikintu nkundira Umwuka Wera, uri inshuti ye aragufasha, aragufasha. Yesu nashimwe cyane, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ni byiza kumvira Imana kuko bifite umugisha. Imana hari ibintu kubwira gukora. Hari abantu bamwe Imana iri miganiriza no muri iki gihe turimo tuvuga kubaka inzu y'Imana, barimo bumva ijwi ry'Imana, ariko uri murarishidikanya, ukabanza kureba wenda nkuko twarebaga. Icyo gihe ibihe byari bigoye, ariko dufite Imana. Mwijuru dufite Imana, mwijuru dufite Imana. Iyo wirengagije ikintu kiri butume Imana yubahishwa, bene data reka mbabwire, ndi umugabo wo guhamya, mbonye imirimo y'Imana. Imana ifungura amarembo iyo twahagaze neza. Turambara ntituberwe, turabiba ntidusarure. Ni gute tuba abana b'Imana? Ibyo dukora abandi bagakora ibintu bikirukanka, ariko abana b'Imana twakora ibintu nibitera imbere. Kubera iki? Kubera ko hari amahame twasize inyuma. Mukirwa twirukana imikasiro pasa, imivomo ya toya, tukirukana. Bamwe niyo mpamvu basigaye babarambikaho ibiganza, bakabashiraho imigeri, bagakora ibiki byo nta kintu badakoze. Igitsina gore cyo mwaragowe ko mukunda gusengerwa cyane. Hari bimwe iyo wubahishije amahame y'ijambo, niyo cyano ringa umugisha, niyo tiyo iyobora iby'ubumana mu rugo rwawe. Hari abantu murimo mwirukana imigisha y'Imana mu ngo zanyu, atari ubundi buryo, ari uko wanze kubaha ihame ry'iby'Imana ikubwira. Yesu ashimwe. Dukomerezaho umurongo ukurikiyeho nshuti yanyu. Havuze ngo iki? Umurongo wa 7 tugezeho. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, navuge yo gahoraho, nimwibuke ibyo mukora, nimwibuke ibyo mukora, nimuzamuke mujye ku misozi, nimugende mujye ku misozi. Icyo gihe icyari gikenewe ni ugushaka bya biti. Mugende mujye ku misozi, nimuzamuke mujye ku misozi, nimuzamuke mujye ku misozi, muzana ibiti, maze mwubake urusengero, nzanezezwa narwo. Komera Yesu amashi. Urwo rusengero Imana izarwishimira. Assemblies de Dieu, iki ni igihe cyo guhaguruka tukajya kuri za konte zacu, tugakora ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bazi. Imana iyo tuyubakiye inezezwa nabyo.
kandi yego kandi nzahimbazwa niko Uwiteka avuga. Amen. Haleluya. Kandi nzahimbazwa, nzava ku rwego rwo kunezerwa, noneho nzahimbazwa. Icyo arimo avuga kuhimbazwa ntabwo ari ikindi. Abantu nibabibona, babandi batari n'igice kuri mwebwe, babandi batazi ibyo mwarimo mukora, nibabibona bazahimbaza Imana. Kwa guhimbaza gutuma Imana, hari abantu bamwe bakora ibintu Imana igahimbazwa. Uyu munsi hari umugabo, ni umugabo ukomeye w'umuyisilamu, ni umukire. Hari umuntu w'inshuti yacu waruje kudusura kuri church uyu munsi, aje kureba aho tugeze turimo twubaka. Noneho bahurira ku irembo ry'urusengero rwacu. Aranje arambwira ngo umva uje gusura pasiteri, genda urebe imirimo y'Imana Imana imukoresheje, urebe n'ibintu bitangaje, kugira ngo ubyumve bivugwa n'umuyisilamu. Wala wakibaru, wala wakibaru, arimo arahimbaza Imana. Yewe niyo ndi hejuru ku rusengero turi mu kazi, uriya mugabo ari muri VWT agira icyo nkabona acishijemo arampepeye. Hari ibyo arimo areba, hari ibyo arimo areba, hari ibyo arimo areba. Mureke duhagarare dukore ibyo dukora, bivuge bibwirize Yesu. Muzi ariko ko hari igihe ushobora kubaka urusengero nk'urw'umuntu yarureba yari umupagani rwimbi, agahagarara akavuga ati reka mbabwire ikintu kirimo nanjye ngomba kuba umumambure. Hari abantu hari iwacu barimo bambwira pasa mururangize vuba, natwe twaje turaba mambure. Ndimo ndavuga nti reka baba mambure tugomba kubategurira atansiyo. Mutegure Yesu ashimwe cyane. Mutegure. Ijambo riratubwiye, Imana yavuga ngo ibyo mukora si byo, ariko noneho nimuhaguruke mugire icyo mukora. Nimwibuke ibyo mukora, nimuhaguruke tugire icyo dukora. Bene data, dukeneye kubona itorero rihaguruka rigakora. 2018 nari mfite akamodoka. Iyo modoka twarayitwaraga yari imaze icyo gihe yari igezeho ibirometero 550 450. Ubwo nawe urumva nari nakamazemo nayo twashizemo. Gahora gapfa buri mwanya. Icyo gihe muribuka twari mu bihe bitoroshye, insengero zimaze gufungwa, Imana yari imaze kudufasha, twebwe twasubiye twatangiye. Ndagenda ngeze ahantu, umuntu umwe arambwira ako kamodoka ko buri gihe uko nabaga ndi hanze narwanaga no kugira ngo ndebe ukuntu kongera akagira madama akamamagara yapfuye, yafati byageze hano, yaguye hano, noneho tubigenze gute. Noneho buri gihe cyose turimo turwana ni harambe. Utwo tumodoka dushaje, Imana ikeneye gukora ibitangaza mu bana b'Imana. Hari ubwo duhinduka tuza n'umuheha tukagotomera. Noneho ndaho ngaho umuntu akorwaho. Abarokore mwe, ni byiza ko twumva ijwi ry'Imana. Umuntu akorwaho arambwira ati pastor, ati ndashaka kukugurira imodoka. Amaze kubimbwira, arongera mu gitondo arambwira ati ndashaka kukugurira imodoka. Ariko ngo ndebe icyo gihe twarimo twubaka, tugeze ahantu hari urusengero rwacu rwo mu ntara rwo mu Bugesera, rwarimo abakristo bagera mu 150. Urusengero rwahagaze kubera ko inyubako twageze ahantu. Yewe abantu, Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Mujye mukunda abashumba abakristo beza, kuko hari ibyo banyuramo mutazi. Amen.
noneho ngo tugere hagati ndimo ndasenga, Imana tabara, nibaza aba bakristo batatanye ntabwo tuzi aho bari kuko aho basengeraga hahagaze, umutima uhagaze. By the way, noneho kugira ngo tujye no gutangira fondasiyo y'urwo rusengero, nari mfite itike yanjye yo nagombaga gukoresha indege, itike ndayiparika, niguriza itike, amafaranga y'itike nyashora muri fondasiyo y'inyubako, kugira ngo abo bakristo batatanye babone adresse. Turatangiye, turubatse tugeze ahantu, tugeze ku musakara, tubasitaka hariya ku rusengero aho turimo twubaka. Tugeze ahantu y'ibintu byose byadindiye, dukeneye amafaranga nibura miliyoni 38 kugira ngo tumene dare ya nyuma, noneho tugende tujye gusaba kongerwa uruhushya rwo kubaka, rwari rwarangiye. Ndimo senga avuga, Mana biragenda bite none? Uyu mugabo nibwo yaje arambwira ati ndashaka kukugurira imodoka. Naje namubwira nturakoze cyane, nariko jewe ubaye umitishijemo imodoka ndayikeneye, ariko hari icyo nkeneye kirenze imodoka. Namubwira ntifite abantu b'abakristo bari ahantu twabwirije ubutumwa, bameze nk'intama zitagira umwungeri, baratatanye kuko ntibafite ahantu. Dukeneye amafaranga yadufasha gusakara inyubako no kuyirangiza, kugira ngo iyo nyubako nirangira aba bakristo bongere bagaruke mu rusengero. Umugabo arangije ngiye kubona mbona aribyo gutyo, arambaza ngo nangahe? Ndamubwira nta, kugira ngo dusakare rero ya rusengero nibuze dukeneye miliyoni 5. Ati miliyoni 5? Ati miliyoni 5. Akurayo agatabo ka sheke anyandikira ibihumbi 5 by'amadolari. Ni wow. Mwari ndayakanura, shima Imana. Nahise ayo mafaranga nyohereza, ngira abafundi ntuyu mwanya mumanuke mutangire mukora akazi. Mu gihe nk'icy'ukwezi kumwe n'igice inyubako yari yatangiye gukora. Naraje ngo ndebe inyubako, nicara numva umunezero uruta ya modoka nari kwicaramo. Uwo mugabo arangije arambaza ati se, ati kuko jewe hari ikintu nari nateguye kugira ngo iyo modoka nari nayibariye ibihumbi 23 by'amadolari nashakaga kuguha, none ubu ngubu sigaranye ibihumbi 17. Ese wabonamo imodoka? Nanjye namubwira ntiwayaduha, ese tukayashira ku nyubako kugira ngo twongere tubone nibura autorisation de bâtir. Hari ibintu bimwe bigenda birira, hari ubwo uzabona abantu Imana irimo ibazamura, ariko hari ibitambo birira. Ndangije wa mugabo arangije arambwira tumva rero, ati nicyo wumva kirimo kikubyiga? Ni arangije asinya check y'ibihumbi 17 by'amadolari. Cara ndavuga Yesu ubishimirwe. Turaza twongera handi mafaranga yaburagaho, turarwana tubona idare turayirangije, turagenda tujya mu mujyi wa Kigali dusaba uruhushya rwo kongererwa kubaka, bararuduha. Bamaze gukora inspection, numva umutima wanjye uraruhutse. Iby'imodoka ni 2018, ndatuza ndabireka mpimbaza Imana, kuko nageraga hari uruhushya baruduhaye, nagera hariya ngasanga abakristo n'abandi bashasha bamaze gukizwa. Pasawe mu Bugesera arahaza hari urusengero rwa, numva umunezero. Reka mbabwize ukuri, nta gihombo ugira iyo wakoreye Imana, nta gihombo ugira iyo wakoreye Imana. Reka mbabwire buri gishoro cyose ukora mu bwami bw'Imana gifite amakuru atangaje. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo nuko nimuhaguruke twubake, nuguhaguruka tukubaka, ntabwo ari amagambo. Ariko reka mbabwire, iyi Imana igira neza. 2019 nagiye aha ngo ngereyo, umuntu arambwira ati rero mu minsi ishize nagiye gushaka imodoka n'umudamu wanjye, turimo turashaka imodoka nshyashya, ariko ngo tugereyo n'imodoka turayibona. Ariko Imana yambwiye, tumaze kubona imodoka dushaka kugura, Imana yambwiye ngo twebwe ntabwo dukeneye imodoka, umuntu ukeneye imodoka ni Pasiteri Gacura. Ndicaye ndareba gutyo, aravuze ati Imana yatubwiye ngo tukugurire imodoka, ese urashaka modoka bwoko ki? Ngaho nawe tekereza ari wowe, tekereza ari wowe wari ufite ka kandi kagandariraga ku muhanda. Reka mbabwire, Imana itanga n'indishyi z'akabaro.
umve bavuga ngo amena. Haleluya, haleluya. Ayiwe, muraho rero mwarababaye. Twebwe Imana irakubwira icyo gukora kiri buhindura amateka y'ubuzima bwawe. Wewe unaniraniye kubusa, kandi Imana ishaka kuzana umugisha ufatika. Wagahundiriye ka miliyoni, ukaryamye hejuru, ibibazo byawe byose, minirivari, ikibanza cy'inzu, buri kimwe cyose niho kireba. Ariko Imana irimo irakubwira rekura, vako kurosima kuzawe. Umva bavuga ngo amen. Ariko rero mwandakari, mwandakari. Muhaguruka tugire icyo dukora, muhaguruka tugire icyo dukora. Reka mbabwire, arangije amaze ubwoko bw'imodoka nshaka. Mugire na choice. Dufite abarokore bamwe batazi iyo wamujyana kumusohokana ngo baguhe iki ikiboneka cyose. Uranywa iki igihari cyose nda jewe inzoka zanjye jewe ntacyo zanga. Urukuri mugire choice. Learn to have a choice. Umva bavuga ngo amen. Amena, amena. Noneho barangije umugabo agiye kumbaza, ndicara ndatekereza ndavuga jewe rero hari ibintu bimwe bya gisazi ngira, kandi ari ibisazi byiza. Umva bavuga ngo amen. Iyo season yo gukora ikintu numva yaje. Icyambere nkora, ba pasiteri bo bamaze kumenya, ngira ngo ntangira gutera intambwe. Niba ari inzu nkatangira kubaza ibiciro iragura gute. Niba ari imodoka naragiye mu Kagera, naragiye hehe, narazibajije zose zigura gute, zimeze gute, inshyashya zigura zite, izo muri bondi zigura zite. Ndabimenya, ndicara mfite igitekerezo. Umva bavuga ngo amen. Igitangaza kije wakigenza gute? Bamwe hano baba umugize ibyago bakaguha blanka check itanditseho, bakakubwira ngo andikaho amafaranga ushaka. Uragenda ukagira imbabazi, kandi byose nanjye nabyigishijwe maze guhura n'ibibazo byo kutagira choice. Nigeze kubahaho ubuhamya, ndibuka narabo bahaye ubushize, mbabwira ngiye gukora ubukwe. Kubukwe bwanjye haburagaho ibihumbi 800 na. Noneho umuntu umwe araza arambaza, turaganira ngo tumare kuganira, arambaza ni kuwa 5, arambaza ati kubukwe bwawe uraburaho amafaranga ngana iki? Nicara ndibaza ngo uyu mugabo nimubwira ko mburayo 800 arumva ko nta mugabo ndimo. Murabizi rya kwa kwihagarara kwacu kwa Kinyarwanda. Ndihagararaho ndavuga ntandeba mu bwonko, ndatekereza, ndamubwira ni menshi cyane. Arambaza ati ni menshi angahe? Ni menshi. Arambaza ati nangahe? Ariko ubwo ndimo ndarwana n'umutima, umutima mukambwira yamubwira, undi ukambwira baragucisha amaso. Ndangije namubwira ni menshi. Ati nangahe? Ni nka 400. Arangije arambwira ati utwo ngutwo, ati reka nze hano. Arazamuka, namubonaga azamuka mesikariye ajya muri etage yo hejuru. Kuki utamubwiye yose? Amafaranga aragenda azanira ibihumbi 400. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Kutagira choice. Ariko rero reka mbabwire, buri Imana niyo twabaye ibigoryi byayigira uburyo ibumbabumba igapfa gafasha banyakwigendera ikabumbabumba kugira ngo yiheshe icyubahiro. Amafaranga arayampa, nahavuye ngira ngo iba nibuka naranamushimiye, ndamubwira thank you, ariko umutima uri mumbwira ngo aya manota ayandora yakoburahe. Hari igihe igitangaza cyiza ari wowe cyagombaga kureba ariko ukakirangarana.
kuva uwo munsi byamaye isomo. Imana igiye kungirira neza itobora irindi soko, undi muntu araza ama 500. Nshima Imana cyane ko yamishiriye, ko yakoze iki, yamishiriye. Iryo somo rero ryari rurangiza kuri jewe. Ubu biragoye kugira ngo uze kumbwira ikintu ngo umbwire ngo turabigenza gute. Oya, ni nayo mpamvu ari byiza. Ya Mana yacu ni Imana ireba ibitaraba. Natwe niko ishaka ko dukora partnership nayo. Umve bavuga ngo amen. Ari amena. Ndangije amaze kubimbwira ati turashaka imodoka bwoko ki. Mu gitondo aje ndamubwira ni jewe imodoka nshaka, ndashaka Land Cruiser. Kubera iki? Ntuye jari, nkorera i Nyamirambo, ni imisozi kandi zajya no mu ntara kuvuga ubutumwa. Icya kabiri, mfite akamodoka dukora tour 2 kugira ngo tubone gukora iki, kuva hari igihogwe tuze ku rusengero. Ndavuga ndashaka tour 1. Haleluya. Umugabo arangije arambwira ati genda umenye uko igura, ariko n'igiciro nari nkizi. Ndamubwira rengi yabyo, ndabimubwira ate bene data reka mbabwire, iyi Imana ikora ibitangaza. Reka indishyi z'akababaro Imana izishyiramo. Ku mafaranga nababwiye ya mbere, Imana yashyizeho indishyi z'akababaro z'ibihumbi 7. Ya yandi amwe 25 haza 30. Turumvikana neza. Arambwira ati niwagira icyo usagura uzagikoresha ibindi. Uzi ibyo nagombaga gukora ko byari byinshi. Turagenda tujya mu rugo, dutunganye, tugura imodoka, amafaranga dusagura andi mafaranga ibihumbi 7 turabisagura, maze wo kabyara tugira ibindi dushyira mu murongo. Byari bijagaraye, byarebaga bitya mu rugo, tubishyira mu murongo. Ariko biturutse mu kumvira Imana, biturutse mu kumvira Imana. Nabaha ubuhamya nkabaha ubuhamya. Mukeneye kurakara mukagira icyo mukora, birashoboka. Gukorera Imana nta gihombo kirimo. Muri yake tugenda tuzana ibiti. Igihe arimo avuga ibiti cyagihe bajyaga mu ishamba bagakura ibiti, ariko kuri iyi saha nta biti bigihari. Nukujya kuri konta tugakura ya mafaranga. Mutajya muri mo Kigali, pasiteri yatubwiye tujye kuzana ibiti. Mo Kigali nibihari se? Genda ujye mu ishamba rya leta urebe icyo bagukora. Wibeshye. Umunsi umwe rema baje badusura aho twubakaga, baza kureba baravuga ngo mugize amahirwe iyo dusanga n'igiti na kimwe. Baraza basanga dufite imbaho, bari bazi ko dufite n'ibiti. Ibiti munabyitwara ariko ubwo mbahaye imbuzi hakiri kare. Avuga ati murangiza ibidukikije. Ndashaka kubasaba, ndimo nsoza uyu munsi. Hari ibintu tubonye Imana ikora. Tumaze gutanga icyo gitabo, ejo bundi Imana yaduhaye akantu. Pastor, hari utuntu tubiri Imana yadukoreye kuri iki gitabo n'ikindi gishyashya. Umuntu amenye ko ndimo nandika igitabo cya 2, arangije arambwira tumva rero yewe igitabo cyawe cya 2 ntuzagire n'ifaranga ugishoramo. Jewe niteguye kwishyura umwanditsi w'icyo gitabo. Utagira ngo n'udufaranga dukeya. Arongera arahagarara aravuga ati kubera witangiye umurimo, ufata igitabo cyawe uragitanga ugishira mu murimo w'Imana. Icyo gitabo nanjye niteguye kukishyura. Yishyura $4,000 abiha umwanditsi. Jewe inshingano zanjye zari zo gutanga data z'igitabo. Hari ibyo Imana ikora udafite ukuntu wasobanura. Arongera aravuga ati rero ntabwo bizagarukiraho. Hari igitabo buri iyo uri mu cyandi kugishira ku rwego mpuzamahanga gifitemo ibintu bimwe, ari byo bita e-books, ari cyo bita soft copy, ari cyo bita hard copy, hari n'icyo bita audio copy.
audio copy ni ikintu kimwe, kuko kopi ya audio imwe igurira amadolari 25 imwe, kopi imwe y'igitabo. Umugabo aranje aravuga ati jewe niteguye kukwishurira audio y'icyo gitabo na amafaranga atari munsi y'ibihumbi 5 by'amadolari. Ndicara nkanjye Gacura, ayo nayakurahe? Hari imbuto ubiba zikagenda zirira, ariko ijuru rikagira icyo rikora.